nta mwanzi wantera ubwoba, yambereye ubuhungiro, ku manywa mbera ubwugamo, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Nta mwanzi wantera ubwoba, yambereye ubuhungiro. Ntago nzavaho Yesu ari, yambereye ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye, yambereye ubuhungiro. Umwami Yesu ni igitare gikomeye, umwami ni igitare gikomeye. Umwami ni igitare cyacu, ni igitare cyanjye, ni igitare cyawe kandi gikomeye. Yakubereye ubuhungiro ku manywa na nijoro, yambereye ubuhungiro ku manywa na nijoro, yambereye ubuhungiro aho ababyeyi batari bari, yambereye ubuhungiro aho inshuti n'abavandimwe batari kuba, yambereye ubuhungiro aho imiryango itari kuba. Umwami yambereye ubuhungiro aho bitari gukunda. Umwami Yesu rero ni igitare gikomeye. Nongeye kubasuhuza mwese mudukurikira muri mu mpande enye z'isi zigiye zitandukanye, muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri ku migabane igiye itandukanye, abadiyasipora muri rusange ndetse n'abandi. Uwiteka ababera igitare gikomeye, kandi ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi amahoro y'Uwiteka agume kubana namwe. Imigisha y'Imana ikomeze kubasatira kandi ibagereho. Imigisha y'Uwiteka ikomeze kubana namwe mwese, mudahwema kubana nanjye, mudahwema kubana natwe kuri YouTube channel ya Salomo TV. Ngira ngo mperuka gukora ikiganiro mvuga ko bitameze neza, nkurikizaho ikindi cyavugaga ku nkongi y'umuriro yari yabaye mu kigo cy'ahantu bita Igihogwe, ni ikigo cya segonderi. Ntabwo rero nari meze neza, nagiye gufatira inkuru ntameze neza, ndwaye. Nakoze n'ikiganiro ntameze neza, nambaye ingofero, nambaye na rineti cyangwa se bakunda kuzita fime. Ariko kandi reka nkubwire ngo umubiri ubyara udatse. Isi tubayemo ntabwo ari isi nakita ngo ni isi iri paradizo gusa, ahubwo ni isi ibamo ibibazo bigiye bitandukanye. Sinzi nimba navuga ngo nanjye nari nararozwe cyangwa se ngo baranduze, ariko kandi nabyo byabamo kubera ko isi tubayemo irakaze. Mwari mumenyereye ko muri ibiganiro buri munsi, umunsi ku munsi, buri munsi narakorodingaga, ari nubwo nashyiragaho ibiganiro kabiri ku munsi. Ntabwo rero byagiye binkundira bitewe n'uburwayi. Ubu navuga ngo nibwo maze kumera nk'umuntu wiyondora. Nawe urabizi, iyo umaze iminsi urwaye aba ari ibintu biba bitoroshye n'aka na gato. Niyo mpamvu nzamutse mu ndirimbo ivuga ngo umwami yambereye igitare gikomeye. Umwami Imana yambereye igitare gikomeye, aho amaboko y'abantu cyangwa se aho imbaraga z'abantu zitari gukora, imbaraga z'abantu zitari gushobora gukora, niho Imana yabaye irakora. Muri make rero nshimye Imana. Imana yamuhiyemo ikirira nk'imiyaga, uyu munsi ndacyahumeka umwuka w'abazima. Ibyo ntabwo nabura kubishimira Imana.
ngo ku manywa mbere ubwugamo ya mbere y'ubuhungiro. Hari igihe twiringira amaboko y'abakomeye, hari igihe twiringiye amaboko y'abantu, hari igihe twiringiye ubufasha bw'abantu, ariko kandi abantu baragufasha cyangwa se amaboko y'abantu rimwe na rimwe, hari abantu batari beza, hari abantu bagutiza amaboko bari kugushyigikira mu byo urimo, ariko nyuma bakazagenda bagusebya, bakazagenda bakwandarika, bakakugira icyo ntazi, ariko kandi navuga ngo ntuzabyange nubona ubyisanzemo, niko Imana izaba yarabibonye. Ubuzima tunyuramo ni ubuzima bufite amashuri, afite step by step zigiye zitandukanye, kandi buri step yose uko umuntu ayinyuramo ugomba kuyicamo, ukayicamo wemye, ukayinyuramo bwuma, kubera ko ni amasomo y'ubuzima tuba tugenda dusigarana. Hari igihe ibintu bizakunda tukavuga ngo wow, ibintu bizakunda kandi ibintu bizemera kubera Imana. Kubera Imana, Imana izabikora. Kubera Imana, Imana izabigenza neza. Kubera Imana, Imana izahindura amateka. Imana izahindura ibihe n'ibihe. Imana izanyuranya iminsi nk'uko Imana inyuranya amaboko kugira ngo utabarwe. Reka nkubwire ngo Imana inyuranya amaboko kugira ngo dutabarwe, ntabwo Imana izabura kutugirira neza. Utabayeho ngo uhangayike kubera ko ukodesha, ukiri mu bukode, usuzugurwe cyangwa se ugawe, usuzugurwe, ubabarizwe cyangwa se ushinyagurirwe, ntabwo wamenya ko gukodesha bivuna. Iyo ni ingingo ya mbere. Icya kabiri, iyo ufite ibyo kurya ukaba uteye imbere ukize, icyo bita umukire cyangwa umukungu, ukaba ufite inzu ariko utagira imodoka, nawe ubabazwa no kuba wakarifuti bakayikwima, cyangwa rimwe na rimwe ukabura ayo gutega, cyangwa wanayabona ntugendere ku gihe. Ikindi ntabura kuvuga, ushobora kuba wari uri muzima ukaba urwaye, ubuzima bwari bumeze neza, wenda ibyo byose udakeneye kuvuga ngo bya mirenge, ariko kandi ukagira gutya, wari ushoboye kwirira buri kimwe, ushoboye kurya izo ngereko, ushoboye kurya ibintu byose. Wenda mu cyaro kenshi birira ingereko, bakirira ubugari, abenshi bakarya ibintu bigiye bitandukanye, ariko nko mu mujyi wa Kigali naho si uko batabirya, ahubwo nyine abenshi bakunda kuryamo n'imvange. Kigali niko bimeze, ariko kandi waba wari ufite ubwo buzima nabwo bikanga, ukavuga ati se basi y'Imana indekera nuko nari imeze, byari kungirira umumaro. Impamvu mbavuze ibyo byose rero ni ukugira ngo nkunda kubwira abantu ngo duce bugufi. Isi dutuyemo ni isi igoranye, ni isi y'ubuzima bugoranye, ni hahandi umuntu atabaza, watabaza ukajya ubona ntawe kugutabara uhari, ukajya ubona nta butabazi bw'ibanze buboneka, ukajya ubona gutabaza kwawe ntabwo gushoboka. Ariko reka nkubwire ngo si uko bidashoboka, ahubwo ni igihe cy'Imana kitaragera. Kuko njye nemera ko mpumeka ndi muzima, nkaba mfite umwuka mvuga, nkaba ngishoboye kuvuga, ibintu byose byakwema. Niba ubonye iki kiganiro ukaba ukunda ibikorwa tugenda dukora, gisharinge ku bantu bagiye batandukanye, ugisharinge mu magurupe ya WhatsApp, ugisharinge kuri za TikTok ndetse n'ahandi hatandukanye, kuri za Facebook. Uraba ukoze cyane, Imana irakongerera umugisha. Mbwira n'abantu ngo iyo wakoze subscribe kuri Salomo TV, iyo wakanze subscribe ukongera nanone ugakanda, uyikuyeho ahubwo. Nimba warakanzeho rero ukeneye kudushyigikira, rekera ubwo ahubwo ukore ku kantu kitwa share, wandike comment, ukande no kuri like. Kuri subscribe uyihorere, uzacunga iyo ubikoze, hari ibyari biri subscribe bihita biba unsubscribe, bivuga ngo uyikuyeho. Ntabwo rero subscribe uyitanga buri munsi, ahubwo subscribe warayikoze rimwe, ni nko kwiyandikisha nyine nko mu ruganda cyangwa kuri email y'umuntu, ukiyandikishaho kugira ngo nyine
igihe nzajya ncishaho ikiganiro cyangwa ibindi bintu ujye uhita ubibonera ku gihe. Ngira ngo navuze ibyo byose, ariko kandi njyewe ubwanjye nigeze kuba inshuti n'umuntu umwe, ntabwo nenda kumuvuga amazina, ariko uwo muntu adashaka ko abandi bantu bamenya ko turi inshuti, kandi yari igitsina gabo, yari umuntu w'umugabo, agashaka kuba inshuti nyine, ubwo sinamenye ubwo twari inshuti byari bimeze bite, agashaka kutagaragaza ko njye nziranye nawe cyangwa dufitanye communication ndende. Rero icyo nendaga kuvuga, mu bintu byose dukora tugire amakenga. Inshuti yanjye, hari igihe uvuga cyane kugira ngo umenye ngo niki kiri mu bantu, hari n'umuntu utuza cyane nawe akeneye kumenya ikiri mu bantu. Ni ibintu bibi. Uvuga cyane agira ngo amenye ikiri mu bantu. Reka ngo ntange nk'urugero, imbaga ziri ahantu, nimba ari itsinda ry'imbwa cyangwa se nimba ari isega ry'imbwa, nimba ari ibiki, ugatera utateye ibuye ntabwo zamuka. Bishatse kuvuga ngo abantu nabo utagerageje ku buryo bwo kubavugisha ngo umenye ngo ni bande turi kumwe, ni bande mbana nabo umunsi ku munsi, ni bande aba ni bande, ntabwo wabimenya. Kuko umunsi buri gihe tugongana n'ibintu bimeze nko guhangana n'isi, tugongana n'ibintu bimeze nko guhangana n'abantu tubana nabo mu buzima. Hakabaho umuntu wifuza ko kanaka yapfa kugira ngo wowe aronke. Rwo nkibaza se, umuntu aramutse apfuye inshuti, ko n'ubundi niyo baguhereza ibyo atunze byose, niyo baguha ibipangu afite, niyo baguha amamodoka, ariko password ni imwe, nawe uzajya hari. Iyo ugiyeyo bigenda bite? Ko nta na bimwe ujyana. Ahubwo benshi banabisigira wenda imiryango, bakabisigira abana babyaye, nabo bakazabisigira ababo. Ariko aho twakakwiye kuhareba tukavuga duti, niko isi imeze, dukwiye kubana n'abantu amahoro. Nubwo abantu benshi badashaka ko tubana mu mahoro, ariko wowe uzaharanire mu mahoro, uharanire guca bugufi. Bibiliya iravuga ngo kwihangana bitera kunesha. Wihangane, wongere wihangane, niyo umuntu yaguhemukira wihangane, bizatuma umenya n'ibindi byose yari yaraguhishe. Kuko kwihangana bitera kunesha. Ariko nutihangana ugahita uba igifura, ugahita ushaka kuvuga ibintu byose, ugahita ntuzamenya ngo who are you, ninde. Ariko niwihangana bizatera kunesha. Niwihangana bizagutera kugera ku ntsinzi. Niwihangana bizagufasha kugera ku cyo bita successfully cyangwa se n'intsinzi. Niwihangana mbega uzagera ku bintu byinshi kandi bikomeye. Ngira ngo mu buzima tugenda tubamo bwa buri munsi, tugenda duhura n'ibitugerageza, ariko siko kurindimuka cyangwa gupfa. Hari ubuhamya tutavuga kubera ko tuba tubona nyine hari igihe kitaragera cyo kubuvuga, ariko tuzanabuvuga bitewe n'uko igihe kiracyahari, turacyafite ibyiringiro byo kubaho. Ntabwo dufitanye ideni n'urupfu, kandi ntabwo dufite ideni ryo kubaho nabi mu gihe Uwiteka akitubereye maso. Reka nakubwiye ijambo rivuga ngo niyo abantu bose bakuvaho, niyo abantu baguhemukira, abakwigizeho beza bose bakakubera babi, ariko Imana ipfa kuba ikikubereye maso. Imana ipfa kuba ikikuriho, ibindi byose biremera. Umuntu umwe yaravuze ngo biremera muri Yesu, biremera, biremera muri Yesu, biremera, ibyananiranye muri Yesu biremera, biremera muri Yesu, biremera. Ibintu byose rero biremera muri Kristo Umwami, biremera. Reka mbabwire ngo ndabashimiye, Uwiteka abemereze byemere. Yesu abaremere ibibemeza, areme ibintu byemeze abatemera, kubera ko muri Yesu biremera. Reka ngushimire rero wowe wakoze subscribe, reka share ndetse na comment.
mwese ndabakunda, muhawe ikaze aha ni kuri Salomo TV. Jye Salomo, nta kintu nari Imana nk'ibisanzwe. Uwiteka nabarinde kandi abarengere, mwabanye natwe duhari cyangwa tudahari, ntabwo nabura kuvuga ngo Imana ibahe umugisha, kandi namwe mubana natwe umunsi ku munsi, Imana ikomeze ibarinde kandi ibongerere umutima w'urukundo. Ndabakunda, Imana ikandusha, murakoze.